Mbese mwene data, hari ubwo wari wumva ufite intege nke cyane, ufite intege nke mu mubiri? Mbese hari ubwo wari wumva ufite intege nke mu bugingo? Ese uyu munsi ubugingo bwawe bumeze gute? Urumva ufite imbaraga cyangwa urumva ufite intege nke? Ese mu mubiri urumva bimeze gute no mu bugingo? Niba wumva ufite intege nke mu bugingo cyangwa mu mubiri, ndashaka kukumenyesha ko intege nke zacu ziri mu ibyiza. Ijambo ry'uyu munsi rigiye kudusobanurira ikintu cyiza kijya kiva mu ntege nke zacu. Ayo magambo ntagucike mwene data. Uyu munsi ku wa mbere itariki ya 16 z'ukwa gatanu 2022, ndabamenyesha ko muri kumwe na Jose, akaba ari we ugiye kubagezaho ijambo ry'umunsi nk'uko bisanzwe. Uyu munsi rero nishimiye kukwakira wowe n'inshuti zawe. Ni ukuri ndagusabye ngo niba iri jambo riri bugufashe, ufashisha abandi. Wowe n'umuryango wawe ndabakiriye rwose, n'abawe bose hano kuri Pure Gold TV, kandi inshuti zacu zijya zidusura n'ubundi n'abadusura ari ubwa mbere, aba bose nabo ndambuye ikiganza mbakira kandi mbasuhuza nezerewe nishimye hano mu nzu y'Imana kuri Pure Gold TV. Iyi ni inzu y'Imana, ndayubaha cyane. Imana iguhe umugisha, tugiye gufatanya ibyiza by'umunsi wa none. Ijambo ry'umunsi turarisanga mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 12, turahera ku murongo wa 7 kugira ngo twumve neza icyo Imana ishaka kutwigisha. Mbere yuko dutangira kurisoma nk'uko bisanzwe kuri gahunda yacu no tubikora kuri Pure Gold TV, turabanza tugasenga, tugashima Imana, tugasaba umwuka wayo, umwuka wera, kuba ari we utwigisha, kuko ni umwigisha mwiza kandi aradufasha. Ntacyo uri butari busobanukirwe, kuko umwuka ni we uri bwigishe. Genda wa mikoro we yivugire. Reka dusenge. Mana Data, ndambuye ikiganza ngushima cyane kuko wabanye natwe mu ijoro ryatambutse, wabanye natwe mu masaha atambutse, none tugeze uyu mwanya turi bazima tugushima. Nanjye ndagushimye cyane, ndagushimye ko wandinze kandi ko wangiriye neza. Ndagushimye kubw'ubuntu bwawe, ndagushimye ko waduha umwami wawe Yesu Kristo ngo aduhindure ubwoko bw'Imana, aduhindure abana b'Imana kubw'umusaraba wawe, kubw'amaraso ye, kubw'urupfu rwe. Ndagushima ko nawe bari ibyaha byanjye, na bene data barababariwe, abatarababarirwa nabo ndagushimye ko bagiye kubabarirwa, bakagira ubugingo bushya, bagahabwa ubugingo bushya. Ndagushimira ko umwuka wera waduhaye ari umufasha, n'ugiye kutwigisha byose. Mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina. Reka dufatanyire ijambo, wowe ufite Bibiliya y'Ikinyarwanda n'Ikirundi, dufatanye hano mu isezerano rishya nk'uko nabivuze, urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto ibice 12 ku murongo wa 7. Kandi kugira ngo ne guterwa kwishyira hejuru kurenze ibikwiriye, nuko nahishuriwe ibikomeye cyane, nicyo cyatumye mpabwa igishakwe cyo mu mubiri, aricyo ntumwa ya Satani yo kunkubita ibipfunsi, ngo ne kwishyira hejuru kurenze ibikwiriye. Dukomeze ku murongo wa 8. Kuri icyo kintu ninginze umwami wacu gatatu ngo kimvemo, ariko arampakanira ati, ubuntu bwanjye buraguhagije, kuko aho intege nke ziri ariho imbaraga zanjye zuzura. Nuko nzanezerwa cyane kwirata intege nke zanjye, ngo imbaraga za Kristo zinzeho. Haleluya. Ayo niyo magambo mwuka w'Imana agiye kudusobanurira. Aya magambo ni Pawulo wayanditse, kandi biragaragara ko yari arimo asenga kugira ngo akire icyago cyangwa se igishakwe Imana yari yemeye ko kimuzaho. Ahangaha Pawulo yigeze kugira iyerekwa, abona ibyiza cyane, akajya abyirata ati, narebye mu ijuru ntabonye ibyiza. Ariko kugira ngo atazajya yirata, hano aravuga ati, nahawe igishakwe cyo mu mubiri, aricyo ntumwa ya Satani yo kunkubita ibipfunsi. Yahoraga ababaye, aribwa, bamwe baravuga ngo ni uburwayi yari afite mu maso, ngo amaso yahoraga arira. Nge ntabwo mbizi mu by'ukuri. Abandi bakavuga ati, wenda yari afite igifu, hari ikindi gishakwe se yari afite. Icyo nzi ni uko yari afite ikibazo mu mubiri, yari afite igishakwe mu mubiri. Hano niko abisobanura. Aringinga, arasenga ngo inshuro 3
yaravuze ati kuri icyo kintu ninginze umwami wacu gatatu ngo kimvemo. Yasenze gatatu. Ngiye navuga nti ni gake kuko hari ubuhamya nahoze numva uyu munsi wa none, umudamu wahoze avuga ati ngiye narasenze, sengera ikanyarira, sengera kuri mountain Bugande, avuga n'ahandi hantu yagiye asengera, asenga iminsi 40 ntiyasubizwa, asenga iminsi 50 ntiyasubizwa, asenga iminsi 3 seke ntiyasubizwa, arasenga, ariko igihe cyarageze Imana iramusubiza. Afite ubuhamya bwiza cyane. Ahangaha rero Pawulo aravuga ngo yasenze gatatu ariko ntiyasubizwa. Ati kuri icyo kintu ninginze umwami wanjye gatatu ngo kimvemo, ariko arampakanira ati ubuntu bwanjye buraguhagije. Yesu Kristo hano yaramuhakaniye. Yasenze gatatu, ntabwo yamuretse ngo asenge inshuro nyinshi cyane. Hari igihe Imana ikureka, hari icyo ishaka kukwigisha, ugasenga iminsi myinshi ntusubizwe, ugasenga imyaka n'imyaka ntusubizwe. Hari icyo Imana ishaka kukwigisha, wenda uba utarakura mu kwizera, wenda igihe kiba kitaragera. Hari igihe rero Imana ikureka pe ntigusubize. Ariko ahangaha gatatu Pawulo aravuga ati naringinze ndinginga ngo iki kintu kimvemo, kuko Yesu Kristo arakiza, Imana niyo ikiza, ngo iki gishakwe kimuvemo, kuko yahoraga akubitwa ibipfunsi n'umwanzi, aribwa cyane. Ariko ntabwo cyamuvuyemo. Hari impamvu rero, hari impamvu dusomye ku murongo wa 9. Ariko arampakanira ati ubuntu bwanjye buraguhagije, kuko aho intege nke ziri ariho imbaraga zanjye zuzura. Haleluya! Iki ni ikintu twari dukwiye kumva, wowe Imana ihakaniye, kuko n'ubu hari abo Imana ihakanira. Hari abasenga ngo icyo kigeragezo kibaveho, Imana igahakana. Ariko no kugira ngo ubuntu bwa Yesu buguhaze, umenye ko ubuntu bw'Imana buguhagije, umenye ko ubuntu bwe buhagije nka Pawulo, kandi azakubashisha kwihanganira icyo gishakwe, kwihanganira icyo kintu gihora kikurya mu mubiri. Hari impamvu. Imana ntabwo tujya tuyiburanya, ahubwo turayishima, turayisenga, yaduhakanira ikatubashisha, imbaraga ze zikuzura muri twebwe, ubuntu bw'Imana bukaba buraduhagije. Imana ishimwe cyane. Ahangaha ndahakunda cyane, kuko aravuga ati ariko arampakanira ati ubuntu bwanjye buraguhagije, kuko aho intege nke ziri ariho imbaraga zanjye zuzura. Aho intege nke zanjye ziri niho imbaraga za Kristo zuzura. Aho intege nke zawe ziri z'umubiri n'iz'umutima izo arizo zose ziri, haleluya, niho iza Kristo zuzura, kandi ubuntu bw'Imana buraguhagije mwene data. Pawulo arivugira ati nuko nzanezerwa cyane kwirata intege nke zanjye kwirata intege nke zanjye ngo imbaraga za Kristo zinzemo. Amen. Ati nuko nzanezerwa cyane kwirata intege nke zanjye ngo imbaraga za Kristo zinzemo. Mwene data, niba ufite intege nke uyu munsi wa none, nezerwa, kuko imbaraga za Kristo zigiye kukuzamo. Nezerwa n'izo ntege nke zawe, imbaraga za Kristo zirakuzamo, maze zikuzamure, maze ubashe gukomeza urugendo. Ufite ibigerageza Imana yemeye ko biza, ufite cya gishakwe Imana ikubashije gukuraho, ufite imbaraga. Nta na rimwe Pawulo atakoreye Imana afite icyo gishakwe, kuko yari afite imbaraga z'Imana, imbaraga za Yesu zamujemo, imbaraga za Yesu zamuzagamo, kuko yagiranye ikiganiro na Yesu. Yaringinze gatatu, Yesu aramusubiza ati ubuntu bwanjye buraguhagije. Aho intege nke zawe ziri niho imbaraga zanjye ziri. Haleluya! Aho intege nke zawe ziri, wenda ufite igishakwe cy'uburwayi, ikindi kigerageza Imana yemeye, ariko haleluya, akira imbaraga za Yesu, maze intege nke zawe zigireyo, imbaraga z'Imana zikubemo, zigukoreshe. Umunsi mwiza bene data, tuzakomeza ubutaha. Nizeye ko ufashijwe. Niba ufashijwe, ntukihererane ijambo ryiza, fasha abandi, oherereza abandi nabo banezerwe, bafashwe mu bigeragezo barimo. Hari ushobora kuba afite ibigeragezo nk'ibya Pawulo, hari ushobora kuba afite ikindi yihariye, ariko reka
tunezerwe ubuntu bw'Imana buduhaze, kandi aho intege nke ziri aba ariho imbaraga za Yesu zuzura. Aho intege nke zawe ziri niho imbaraga z'umwami wanjye, z'umwami wawe Yesu Kristo zigiye kuzura. Imana ikugirire neza, tuzakomeza ubutaha. Navuga nti bye bye. Avugana n'Uwiteka akamuganyira akamutabaza muri byose, nawe akamubera ibyiringiro. Gusenga ni byiza, gusenga ni ingenzi ku mukristo, kuko bituma avugana n'Uwiteka akamuganyira akamutabaza muri byose, nawe akamubera